twongeye turatomboye bana b'Imana kuko tugiye guhura n'Imana, turi kumwe n'Imana ahangaha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, turi mu biganza by'Imana, ntacyo twaba. Reka natwe twizirike ku Mana, tuyihambireho kumvira ijambo ryayo ry'ihumure itugezaho kuri wa kane w'icyumweru cya 17 tariki 28 Nyakanga 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Uhoraho abwira Yeremiya ati: manuka bwangu ujye iw'umubumbyi, niho nzakubwirira amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya iw'umubumbyi, nsanga ariho arabumba. Iyo yageraga ibyagacikwa n'icyo yabumbaga, yakoraga ikindi akurikije uburyo bw'umubumbyi w'umuhanga. Nuko Uhoraho arambwira ati: bantu ba Isiraheli, uwo n'Uhoraho bivuze, murakeka ko ntabagira nk'uko uriya mubumbyi abigenza? Bantu ba Isiraheli, muri mu kiganza cyanjye nk'ibumba riri mu kiganza cy'umubumbyi. Hari ubwo yiyemeza kurandura, guhirika no kurimbura iki gihugu cyangwa iriya ngoma, ariko icyo gihugu cyakwihana ubugome bwacyo, ngisubiraho nkarika icyo cyago nari ngiye kugiteza. Hari ubwo yiyemeza kubaka no gushinga iki gihugu cyangwa se iriya ngoma, ariko bakanga kumva ijwi ryanjye, ahubwo bagakora ikibi nanga, ngisubiraho nkareka ibyiza nari niyemeje kubakorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 146. Hahirwa uwiringira Uhoraho Imana yacu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose, ncurangire Imana yanjye igihe cyose nzaba nkiriho. Uhoraho ni Nyiringoma ubuziraherezo. Ntimukiringire abantu bakomeye, ntimukizigire mwene muntu udashobora kubakiza. Umwuka we umara kumuvamo, agasubira mu gitaka yaturutsemo. Kuvugwa imigambi yarafite ikayokana nawe. Hahirwa Imana yako ibereye umuvunyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye. We muremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo 47 kugeza kwa 53. Muri icyo gihe Yesu acira rubanda uyu mugani ati: ingoma y'ijuru imeze nk'urushundura banaze mu nyanja, maze rugafata amafi y'amoko yose. Iyo rwuzuye barukurira ku nkombe, hanyuma bakicara bakarobanurira mu bitebo afite akamaro, naho adafite akamaro bakayajugunya. Niko bizamera mu iherezo ry'isi. Abamarayika bazaza batandukanye intungane n'abagome, maze bo babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ibi byose mwabyumvise? Batiye. Arongera ati: nicyo gituma umwigisha amategeko wese wigishijwe iby'ingoma y'ijuru asa na nyir'urugo ukura mu bushyinguro bwe ibishya n'ibishaje. Yesu arangije iyo migani ava aho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomera koko. Utari mu Mana, utari muri Kristo, arakomereka ntabwo ashobora gukomera. Rero niba uri muri Kristo Yesu, gumamo neza. Ese mu Kristo wowe ntibirakubaho kubona umuntu w'umugira nabi, ukora nabi nirinze kuvugaho umugome, ariko agakomeza agafata ijambo, navuga agafata ijambo ku kibi, agakiyegamiza wese, nka waho ndiwegamira icupa, waho ndiwegamira ibyatsi, utegamiye Kristo. Abandi bamubona bakagira ngo se normal, ngo nuko ibintu byakagombye komera mu kibi babyeyi, kuko nyine ngo ntawe umuvuguruza, wenda n'umutegetsi n'umuyobozi ukomeye ntawe umuhana, ndetse tukaba twagwa mu gisho tukajya ngo n'Imana nayo niko bibona, ngo nawe yaramwihoreye. Aha, burya Imana ntabwo itanga igihano, ahubwo igihembo. Imana irangoragoza kugira ngo ingorore. Cyakora iyo naniwe, iyo nginaniye, nka ya hene nyine nanira umushumba, igakurikira mucoma, igakurikira ikirura, kandi byaba. Aha, nibwo uzumva rero nacitse, nkagwa mu manga, nagira ibyago nkagusha amazuru. Nguko guhomba kugira igihombo. Kandi burya igihombo kiruta ibindi ni ukwikura mu biganza by'Imana, ni uguhomba Imana. Akandirimbo ngo impanuka ziri kwishi, hari impanuka y'imodoka, hari impanuka y'amazi, yewe ngo no gupfa utari muri Yesu, iyo nayo ni impanuka. Kuba utari muri Kristo Yesu, icyo ni igihombo, iyo ni impanuka. Bana b'Imana, Imana umuremyi wacu yaduteguriye amasomo aryoshye cyane kuri uyu munsi, adufasha kuzirikana ko turi ibiremwa byayo. Nous sommes des créatures devant notre créateur Dieu. Mu ngingo igira iti turi mu biganza by'Imana. Aha, ndifuza rero gutikura mu biganza by'Imana. Biransaba iki? Kwitwararika
kwirinda ikibi. Mu bigereranyo bitatu by'ingenzi twumvise, umubumbyi ndetse n'ibumba, urushundura rw'amafi meza ndetse n'amabi, n'inzu ibitse ibishya n'ibishaje, bigatwereka la souveraineté de Dieu, ubuhangange bw'Imana. Imana ikaza gutwereka uburyo igenda itwihanganira buhoro buhoro ngo twisubireho maze twinjire mu ngoma yayo dukeye. Nta mpamvu rero kwivumbura ndetse no kwivumbika ku muremyi utugenga utugize. Kwivumbura bingana gucumura, gukora nabi, kwiyanduza, kwigumura, kuva mu Mana. Mu isomo rya mbere twumvise umuryango w'Imana wadohotse wizitura ku Mana, ugeraho kwibwira ko wihagije ubwawo ngo nta kintu gikeneye ku Mana. None Imana irababaye birumvikana, itumye umuhanuzi wayo Yeremiya kuburira abana bayo rwa rukundo rw'Imana, itwiruka inyuma kabone nubwo twacumura, ngo bagaruke bwangu, bemere ubuto bwabo, ubugufi bwabo, intege zabo, ibyaha byabo, boye kwivumbura ku Mana umuremyi, ahubwo biyegamiza uhoraho. Mu kigeranyo cy'umubumbyi n'ibumba nk'uko twabyumvise, bw'Imana yagize iti, bantu ba Isiraheli, muri mu kiganza cyanjye, nk'ibumba riri mu kiganza cy'umubumbyi. Amen. Ahangaha uko Imana yatangiye iradutoza esprit d'observation, kwitegereza. Ubwo yibwiriye Yeremiya iti, manuka bwangu ujye iwe umubumbyi, niho nzakubwirira amagambo yanjye. Amen. Imana igatwereka ingero zo mu buzima bwacu busanzwe kugira ngo turusheho kureba, twitegereze, maze dukurizeho kuyisingiza. Ibyo ndeba ku isi bikamfasha gukuramo isomo ry'ubuzima bunogera Imana. Uruto nirwo rugendo. Natwe rero abakristo bavandimwe Imana yohereje kujya kwitegereza hamwe n'umuririmbyi wa Zaburi, twishingikiriza Imana tuti, hahirwa uwiringira uhoraho Imana yacu. Amen. Ngubwo ubuhanga aho bushingiye, kwiringira Imana, gucungira ku Mana, kuri Imana mfasha, kuko Imana nyine ari yitugize. Mana waturekura twagwa. Bakristo bavandimwe, nous sommes des êtres fragiles et limités même. Nkibumba turi ibiremwa by'Imana, kandi burya ababyeyi icyaremwe cyose kigira intangiriro ndetse n'iherezo. Rero ntimundakarire, reka nibutse ko icyo kiremwa wowe nanjye gishanguka, kibora, kikaba cyapfa. Aha hari ubwo twizirika kuri iyi si tukagira ngo twaramaramaje, twashyitse iyo tujya. Nyamara turi mu rugendo, dukora ibyaha byinshi, ariko Imana igenda ikoresha amayeri yose ashoboka ngo itugarure mu nzira nziza, ikatwihanganira. Niyita iduhanira ko Nyagasani uramutse kwitaye ku byaha byacu ninde warokoka. Nk'uko twanabyumvise mu ivanjiri y'uyu munsi, aho imbuto y'ingano nziza n'urumafu Imana yemera bigakurana, aho urushundura ruzamwo amafi meza n'amabi, aho inzu iba ifite ibishya n'ibishaje, bishushanya umuntu waremwe mu ishusho y'Imana ari mwiza. Nk'uko n'umuhanga Jean-Jacques Rousseau yabivuze ati, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Umuntu yaremwe ari mwiza, ariko aho agenda anyura, uko agenda abaho, imibereho, hari ubwo bigenda bimwizingiraho, bikagenda birushaho kugenda bimwunga. Umuntu Imana yamuremye ari mwiza, ariko uko agenda anyura ku bandi yiga, hari ubwo agira gutya agacumura, akagwa mu byaha. Imana rero ntihita imuhanira ko ngo ihite ihungura, ngo ihite isiba, ngo ihite irimbura. Imana yacu kumpuhwe zagera kuduha deuxième chance. Imana imugendera buhoro buhoro, atari ugushyigikira umunyamafuti, amafuti yanjye nayo yawe, ahubwo za mpuhwe zayo zo kwita ku biremwa byayo nk'umubumbyi ndetse n'ibumba. Muvandimwe rero, nahawe nanjye kureba ibitagenda neza mu buzima bwacu, ibitagenda neza mu nzu yanjye, ibitagenda neza mu rugo rwanjye, muri kiliziya, mu mutima wanjye by'umwihariko, bityo tubirandure hakiri kare n'imizi yabyo. Abantu batatu tubagendereho: umubumbyi no potier, ushobora kurema ibumba, ariko iryo bumba nubwo yarirema rishobora no gusandara ryamucitse. Icya kabiri, umurobyi no pêcheur, ushobora kuroba akaroba amafi meza ndetse n'amabi, ndetse n'umwigisha le maître de la maison, usobanura ibisobanye ndetse n'ibisobanutse. Ngiyi incamarenga y'urubanza rw'imperuka, aho ngomba kwitegura buri munsi ngo nshyire mu gaciro, nshyiremo imbaraga zo kurandura ibitagenda byose muri njye, ndandura ikibi, bityo ndushaho kuguma mu biganza by'Imana, maze nanjye imperuka yaza igasanga ko ndasandaye, igasanga ko niteguye, Imana yaransannye, ikibi narakimuye, naba ntomboye. Ngo mu minsi yo hambere habayeho umusore w'umukristo. Burya ababyeyi, umukristo ntabwo ari udakora ibyaha, ahubwo
nugenda wicuza nyine ari kugana inzira y'ubutagatifu nk'umutagatifu nyine wese ari utarakoze neza gusa ahubwo wakoze nabi ariko akagenda yisubiraho. Nuko rero ngo uwo musore ngo akaba yarafite ngo ingeso ebyiri zamubayeho karande kandi ngo adahwema gushyiramo imbaraga uko ashoboye kose ngo abashe kuzitsinda. Nawe byakubaho nanjye byambaho, wasanga umusore ari njyewe cyangwa ari wowe. Aha ubusore ni nk'amashagaga yacu ngo abasore yose nshobora kubaduka mu cyiza, nshobora no kubaduka mu kibi. Kandi byaba wa musore amaze kurambirwa uburyo asenga ariko agakomeza agwa, wasanga ari kugwa mu gishuko cyo gushaka no kurambika, yewe ukuntu asenga ariko agakomeza gusenyerwa no guseserwa bitabuze. Nuko ngo yigira inama, wa mutwe umwe wifasha gusara utifasha gutekereza arawurenga. Nuko ajya ku mujyanama w'uruhu maze amutekereza birambuye uburyo izo ngeso zombi zamubayeho karande, ubusinzi n'ubusambanyi. Akaba rero afite ubwoba ko zizamubuza ingororano y'ijuru ku munsi w'imperuka, kandi adasiba gusenga ariko byageraho agasandara. Ariko gusiba ingeso zimusenya byaranze. Nuko baricana, mwarimu baraganira. Mwarimu aramubwira ati, mwana wanjye rero turi abantu kuri gisi, nta muntu uri ku isi wakwemera kuwundi ngo afite antibari mukingira nk'icyaha. Aha Pawulo mutagatifu akongeraho ati, bityo rero wowe uhagaze uritonda utagwa, nta muntu wakwemera kuwundi ngo arashoboye ngo we ngo ntiyacumura. Yewe urwo rukingo rw'icyaha ruramutse ruriho twarugura ku bwinshi turi abakristo, dukurikije aho icyaha kitugeze, uko icyaha kitugora, uko icyaha kitwambika ubusa, kikatuboha, kikatuzitira, kikadutwika. Nuko rero mwana wanjye akanama muganga ya mbere ati, il vaut mieux prévenir que guérir, ngo aho kwivuza wakwirinda. Nanjye rero ntacyo nkurusha, ariko reka nkwigishe siyanse bita bipfa kuruta. Siyanse yitwa bipfa kuruta, yitwa mu gifaransa le moindre mal. Nuyifata ndakubwiza ukuri uzishima, uzarusha kugira urwana le combat spirituel. Erega Imana nayo ntiyobeye ko turi abanyantege nke ndetse abanyabyaha turi ibumba. Ariko ndakubwiza ukuri iyo wayeretse ko watangiye n'ubundi niyisoza. Le moindre mal, pourquoi pas le moindre péché? Akamvuga umuhanga Socrate ati, dodemo on choisit le moindre. Ngo mu bibi bibiri, mu byaha bibiri bibi, uhitamo kibi buke kirusha ikindi ubuke bubi. Dodemo on choisit le moindre. Nuko mwarimu gukomeza kumusobanurira iryo somo byimbitseho, aramubwira ati, ngo umunsi umwe umusore yari afite umukobwa bakundanye cyane, bishoboka ko bitegura gushinga urugo ntawamenya. Nuko umusore ngo aza gutsindira kujya kwiga mu mahanga, aho agombaga gusiga umukobwa, akamusiga nyine muri icyo gihugu. Ariko ngo ako mu buntu kaza kumuzamukamo ko agomba kumusigira akantu, niba ari kado nziza, niba ari yo kumusana cyangwa kumusandaza. Aha ngo ako kantu ngo kari agasezero ngo asige baryamanye baganiye mu rurimi rw'abanyamahanga mbere yuko akomeza nyine amasomo yo hirya mu mahanga. Kuvuga no gutaruka ngo wa musore akaba yari umukristo, ku buryo ikintu cyose yajyaga gukora yabanzaga gusenga, la prière avant tout. Rero akaba yarafite ngo isengesho rigera riti, Mana aho ngiye ntunde kure, icyo ushatse gikorerwe kuri njyewe. Yewe ngo n'igihe yarafashe uwo mugambi wo kubanza kujya gutanga agasezero kuri wa mukobwa, ati Mana yanjye ntunde kure, icyo ushatse aba aricyo gikorwa, amen. Nuko ngo umunsi wo kugenda uragera, anabwo yagombaga gutega indege, anabwo kandi munsi yagombaga kujya gutanga agasezero. Ngo arangije gufunga neza valize ye, ngo anyura iwabo wa mukobwa. Niko ko ageze iwabo wa mukobwa, des occasions se présentent, occasion de péché, urwobo cyangwa ngo amahirwe yo gucumura aramwigaragariza. Ubwa mbere koko asanya w'umukobwa batariyo. Nuko barishima cyane nyine ko bagiye kwisanzura aho nyine mu kibi, uko biteguye nyine kwishimisha. Nuko ariko nanone aza kwibuka rya sengesho rye ati, Mana ntunde kure, icyo ushatse gikorwe kuri njyewe. Nuko muri ako kanya bifoye bagiye gutangira foro uko byakomeje. Navugaga bataratangira gusezeranaho mu gifaransa, dore ko ufite urufaranga avuga igifaransa. Nuko wa musore yagiye kureba kuri telefone, yumva baramuhamagaye. Ubwo aho ngaho kandi ngo yarasigaje iminota 30 ngo indege ihaguruke. Nuko baramubwira bati kuri ya telefone, ubwo se wajyanye iki ko wasize ibyangombwa, pasiporo, visa ndetse n'irangamuntu, iby'ingenzi ku rugendo wabyibagiwe. Nuko muri aka kanya wa musore arushaho kubunza imitima. Imitego ibaye ibiri imbere ye, aza guhitamo nyine uwaza gusimbuka, gusiba ishuri cyangwa gusiba icyaha, gusiba agasezero.
dore ko kuva aho yari ari hamwe n'uwo mukobwa yari gukoresha iminota 20 agaruke kureba bya byangombwa yataye. Nuko amusorengera gutekereza ashyira ku munzane balance les démons, ibi bibiri akabishyira ku munzani. Nuko amusore ngo akurikije igihe yataye yirukanka kuri buruse n'uburyo bwose agiye kwivutsa ayo mahirwe yaragiye gukora akadogutoriyo hirya mu mahanga ngo kubera agasezero arasiba agasezero cyangwa arasiba isomo. Nuko abwira wa mukobwa ati nyihanganiye ntaye ibyangombwa ntaye icy'ingenzi. Aha kuri iyi foto y'uyu mukobwa wumvise ko umusore yataye ibyangombwa. Ese ibyo byangombwa umukobwa ahise atekereza byaba ari ibihe? Birashoboka ko yatekereje nk'agakingirizo wenda ntawamenya. Nuko muri ako kanya umusore asubira inyuma afata ibyangombwa, muri ako kanya ahita ajya kurira indege ajya kwiga. Nuko mwarimu abwira wa munyeshuri umuteze amatwi ati uyu musore yifuje gusambana, yewe abibwira n'Imana, ngaho Imana igiye kumuha nk'uburenganzira ngo mwihanganire basi gatoya asezere ku cyaha. Arangije arabipanga. Nuko bigeze ku munota wa nyuma biranga. Ubwo se yarasambanye ukurikije icyaha uko gikoze nuko gikora? Umunyeshuri ati yego nkurikije gategisimu yarasambanye, yarabyifuje arabipanga nuko atabigezeho. Nuko mwarimu aramubwira ati yego rwose uri mu nzira nziza, uri mukuri, yarasambanye, ariko iki cyaha aguyemo cyo kwifuza mpaka bidakunze nacyo twagenekereza kwita le moindre mal, bipfa kuruta le moindre péché, le moindre erreur. Nuko icyo cyaha nyine kigahera mu bitekerezo gusa ntigisohoke ngo kibe cyajya mu bikorwa, kugeza igihe haboneka imbaraga zidasanzwe zikagikumira kujya mu bikorwa. Ngo ubu bwabo ubasha utamenya iyo buturutse, force invisible ya telefone ikagira gutyo kumvira gusonye, imera nkaho nyine ikuvangiye nyamara igiye kugufasha kuvangura ibishya n'ibishaje, ikagufata guhitamo neza. Uku ni kwa kundi Imana igenda ikomakoma n'igihe tugiye kwandavura. Imana igakomeza ikankomanga ati nyaboneka waretse ibyo bintu bibi. Uriya musore uguye muri iki cyaha twakwita le moindre mal, le moindre péché, icyatumye atagera ku gikorwa nyirizina umugambi mubisha yari yapanze, c'est la prière. Ibanga rero ni isengesho wa mwana we. Nubwo waba ugiye kona ariko ukaza kwibuka gusenga buryo butomboye, nubwo waba ugiye kwiba ujye usenga. Isengesho ntukarisige, ntukabanze kurishyira ku ruhande. Ntuzi se ko n'igisambo iyo kigiye kwiba kigira isengesho ryacyo ngo Mana umfashe ntibaze kumfata, invocation de Dieu même dans le péché. Ntago ari ukugushikaza kungikanya ibyaha ngo ukomeze umere nk'uri guhingira ku rwiri, ahubwo no kuzirikana izo mpuhwe z'Imana z'umunyabyaha uri mu cyaha. Nuko cya gisambo cyagereyo cyari kigiye kwiba, hari ubwo kigira gutya bakakizimanira ibintu biryoshye cyane, nuko kigahita kizinukwa no kuzongera kugaruka kwiba aho hantu. Mana umfashe ntibamfate. Amen. Nguko ushobora gupanga n'imigambi misha yewe péché dans les pensées, mu bitekerezo. Ariko ndakubwiza ukuri mu Kristo muvandimwe, iyo uretse Imana igatambagira igatambuka mu bitekerezo bya mu migambi yawe ndetse n'iyo mibisha yose, hari ubwo ugira gutyo ukajya kubona ukabona Imana ihinduyemo ibintu byiza. Ya Mana ari kibigorotse ku mirongo igoramye, iyo Mana iracyakora nanone na n'ubu iracyakora. Nawe rero mwana wanjye, nyuma yo kumva urugero rwa mwene wanyu uburyo yatsinze iki cyago cy'icyaha agacumura, nanjye kuvuga gake nabwo yaracumuye, ugereranyije n'ubwo yari yabipanze yabiteguye bitakunze atari ku mbaraga ze nk'uko wabyumvise. Nawe rero reka nkubwire ibanga ryo gutsinda icyaha, bya byaha bibiri ndetse binagoranye, nubwo bitaba burundu ariko no kugerageza nk'abantu turi ku isi, ni isengesho. Isengesho buri kanya. Nujya no mu ikabare ujye ubanza isengesho uti Mana ubane nanjye ahantu ngiye. Nujya mu isoko, nujya ku nzira, Mana ubane nanjye ahantu ngiye. Uzagira ucyaha ube wicaye nko mu ikabare, uwo mwanya ukubera umwanya wo gusabana n'abandi, atari ugusinda gusa iby'umurengwe nunapanga gusambana. Iyo ugeze tombora ukabanza ugasenga ndetse ugasaba n'uwo mugiye kubana kubanza gusenga, icyo gihe uzaba umutsinze igitego cy'umutwe. Kubanza gusenga ababyeyi, kuki naheza Imana mu bikorwa byanjye? Kuki saho ngaho ntibuka gusenga? Usambana, usinda, kwiba n'ibindi byose, kuki ntibuka kubanza gusenga? Nugera tombora ukabanza kwibuka gusenga, byarangiye rwose Imana iri kwinjira iwawe. Kuko aho ugiye kubana n'uwo muntu aho ni kwa Sekibi, kuko icyaha ari ukunyarukira akanya gato kwa Sekibi. Uti tubanze dusenge muvandimwe. Burya iyo siyanse le moindre mal uba warangije kuyambika isengesho, uba warangije kuyambika imbaraga zindi, nuko isengesho rigacagura imbaraga n'umuvumba bya Sekibi. Reka tubanze dusenge.
nubyuka ubanza usenge, nurya ubanza usenge, nuryama ubanza usenge, wishyire mu biganza by'Imana kuko uri umunyantege nke. Ntukagire urugendo ukora, waba ugiye gutega indege, ugiye gutega igare, ugiye gutega moto, ngo ubure kubanza kubibwira Imana. Bibwire Yesu twa detaye twose tw'ubuzima bwawe, uducogo tw'ubuzima bwawe. Ntukagire aho ukinga Imana kuko ntawe uhisha uwahishaho. Kwibuka gusenga mbere y'igikorwa icyo ari cyo cyose, kibi cyangwa cyiza, yewe ikintu cyose wapanze, wararanye umugambi mubi cyangwa mwiza, byereka Imana kugira ngo Imana irari bitambagiramo bitambukemo. Car l'homme propose, Dieu dispose, mais Satan disperse. Ngo umuntu arateganya agategura, Imana ikuzuza, ariko shitani nayo igasandaza. No kwitonda ko kagabo shitani kavanga gusa, naho Imana yijije nyine kuvangura. Nuko amusore nyuma yo kwiga iyo science le moindre mal bipfa kuruta, nuko arapfukama arasenga, ashimira mwarimu, aragenda akomeza imirimo ko arasanzwe yikora. Na n'ubu urugamba kuri we rurakomeje, ubutaruhuko butaretsa. Arishimye kuko mva hari ari kumwe n'Imana ku rugamba buri munsi. Akawa mugani ngo uhamba ingeso ahorana isuka ku rutugu. Utube hafi Nyagasani buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.